nakoraga ibazana n'imvura ntago yari imyuyo nakoze kuri break roko so what niyo ufite umunaniro ariko byiri mu bubizi nakoze kuri break free ndayibura roko ndayibura man none imbere yanjye hari imodoka ya gisirikare ndabati ninkubitaho ndahitamva mitande panse mpora n'indi zamuka niyo yabaye break so what cyabayeho nta nubwo ndi kubesha cyangwa byabayeho roko uwo munsi hatabaho Uwiteka mba narapfuye izina ry'Imana ishobora byose uwo munsi segonda n'umusaha nyinaga mba ngihumeka so what inta ariko Imana yarankinze mba ndahumetse maze abikofirma noneho anyirukana ku kazi baranyirukana pe mara nk'ikintu cyameze nk'atanu nihigira bandobesha yuko nageze Imana ko giye bari banzi ko mu kazi ndi shapa nibone umupasiteri anyera imodoka anyera kamura gashasha kakahiyasi ndagakoresha naho abantu barangambanira ngo uriya bagiye ngo urumogi iki muri karayinyambura pasiteri maza angiriye iki cyakora mama wanjye maze imworohereza ati yaramaze kurumaza igihe maze nk'amezi nk'atanu narakubiswe ndi umushomeri watari ravuga ati Mose baguha umuryango basi jye bakonvoye maze kujesha nkwitaho aravuga ati Moses yarakubiswe ahabwe umushoferi ufite imodoka yanjye barayinyambuye ati ufite umugombaye Moses ntuzajya gukora umuryango ujye umukontorora ntaza kwiba nakoze ku muryango nk'amezi 3 nkorora umuryango n'umushoferi ndivumbura akazi ndakanga ndavuga ati manje yewe ntago ngenza kubuza nkora umuryango ndi umushoferi shwe nzemera nkuzwe ndi umushoferi nzemera ndoba cyangwa ndi umushoferi ndi umushomera aho ngaho ndivumbura burundu mama wanjye manje mworohereza kagatima k'umubyeyi karagaruka iyo ngarasubiza ko ntakiruko shoferi bamwe bati Moses fata imodoka yawe bazi ongera uyikontorora nuyigonga ibyo ntibindeba ariko so what naje kumubaza rukoke noneho ndaguha story maze imodoka yarayisubije pe abati Moses fata imodoka yawe ongera uyikontorora ujyu veresa muri nafite bank bayita muri bank ni yihera bayita nibari ndayibagiye bank na veresa buri wa gatandatu nagomba kuveresa amafaranga buri cyumweru nago nabikaga nava ukazi niba ari 30 niba ubundi veresa mari 30 niba ari byibura baye make 25 kandi veresa veresa mari 30 roko urabona wabuze 50 kumus wabuze 50 veresa manyine imodoka ni 30 we wabuze wakuyeho 50 ntabwo ushobora kuyabura ubwo ruvuga ngo wakuyeho nk'ubu Sunday 50 60 cyangwa ushobora kuba ni 100 Sunday ariko koshe nyine imodoka 30 hayashira nde umugore wa mujomba umugore wa muramu wanjye wa mujomba wanjye nawe yasama ati wowe ufate 25 niba 30 ubundi bivese bari 30 byabura 25 yashire muramu wa uwo mugore wa mujomba none yashiraga naho nabaga amushira amafaranga akayabi noneho buri Saturday nkama akajyana muri banki urumva assurance yashira akajya kwishura mama muri 2010 na 13 nibwo mama yagiye muri Amerika 2013 abagiye muri Amerika noneho ya veresema uno muzi sinyitanye nkayikanda mama ujabona ntaje kujyama wese naho nabaga akabanda tashe ndijyamiye nta veresema muhaye moni nabyutse ngiye gukora bwaco bamuhaye agatanga raporo ati amaze n'isuku ya verese ati mu mihana nafite touch ya Samsung ndashimira nafite touch ya agatama magara semeze tukora nabati naze nakora nagiye muri vidange okay
mama nari umunyabwenge uzi ko shesa mama rambwa turabizi assurance uzajya uyishura uzayishura ibyangombwa utanga 20,000 15 bivuyeho utanga veni wishura ibyangombwa i Burundi ufite amafaranga ni ahantu haryoshye cyane usibye ko life today's time ntabwo maheruka kuhabona ariko mbankurikira amakuru yaho ngo so body life ubuzima bwabo ngubu buri body cyane ariko giye maherukira i Burundi niho bafite umujyaye 5k ushobora gutangira ubuzima ushobora kujya hari ugacuruza avoka cyangwa ubundi ahantu nigeze gutembera Kampala mu Uganda nabonye hari life table mu Burundi wacu ni ahantu haryoshye pe ko ufite amafaranga yawe hari beach hari beach hakabinazi karite zishushe ahantu bita i Bujumbura mu mujyi uko none abaye nahonze cyane ngewe ntabwo ndi umuturage ngewe nabaga mu Buyenzi biyayizi umva roko uvuze kugera ku ngewe uzabaze n'abari kumvikana uzabaze ati caution life umuntu ahugeze ati Moses yabaga hehe nabaga mu Burundi i Bujumbura Ken City apana mu Buyenzi Ken City karite shasha ngo bati kwitaba shasha nkuko uvuga turabona nkuko uvuga ati nk'umuntu uvuye mu cyaro ugeze mu mujyi niyo karite shasha barutungukira muri abona abantu gire baga mu Buyenzi mwe kavukiye mu Buyenzi nk'Inyamiramba nk'uvuye Inyamiramba bagiye abahita ku Gisozi Nyarutarama uvuye Nyamijosi ugiye Nyarutarama gina baga Ken City ariko navuye mu Buyenzi njya Nyarutarama nikatize akatiye akujya Nyarutarama waganya Nyarutarama uri nziza Nyarutarama ntabwo yenya Nyarutarama nize kuvita Nyarutarama uko mama yari afite shiti y'umwarabu yabagayo Nyarutarama urana idirisha roko none ari amarido ni diva complete gitana complete bisa complete imu Nyarutarama giye haranchanze none bagiye nabaga Ken City niko bamuvuye mu Buyenzi ugiye Ken City niho nabaga narahabaye ndahaba pe mu Burundi wacu cyo makunda ni heza pe nta stress yufita yawe roko mu Burundi ntabwo ari nanga ngo umwana manza kudiskita mu Burundi umwana we ati ni 5 ni pya akora manene ngo naona ngo 3000 ngo 10,000 we kumureba ukira gucya bati hayo that is time high ngo lady I'm lady how much 5 to go now the discussion let now ngo mwiza se urenze ariko narenze umunyarwanda so bane bamasho ntibanyara pe so what ariko mara ko nibasha abana beza ariko mu Rwanda ngo so body OG number 1 ariko number 1 world number 1 so what ariko iwacu so na discussion mu Rwanda ariko abaho discussion mukazisitani iki ariko iwacu discussion nda inama naziciye man ariko so what none se that is time nese kumutagira umugore azabahata ashaka amafaranga arongora ziriya ndaya ko zemeje kuri uburaya akora kwa ikintu so what so ntabwo ashaka kuja muri life y'umunyarwanda so afite compliqué computer mind ye ariko uri umunyaturaga nawe so time none se umunyarwanda afite umugabo ukeneye pipi azabigenza ate azafate sabuni okay so man no ko so what uri umunyarwanda nawe
so watumva nkubwire bafate so njye ni uko mbyumva igitekerezo so bad mind so question bafate baseti nkuko babati aya imyaka 18 so bageze ntabwo nakora ni ngubu 18 byabe kuma kwenda 18 none bavuga ati indaya 21 none so makuya ni wenda muhe ntabwo byabe byose nibyo ni kuzamuka nyine kuko ntabwo buri muntu wese so bad kubera ko ntabwo umuntu wese afite ubushobozi bwo gushaka umugore ariko ntabwo umugore ari umuntu ushobora kumushaka amanyarwanda uje bane bitekerezeho umugore ntabwo ari ikintu cyo gupfa gushaka guteke hari ngo byuke mu gitondo so ntabwo mbishikiye byo by'inda ntabwo mbishikiye no gusambana n'icyaha ariko so what umuntu agira umubiri sibyo kandi ibazura hari n'abari gufirana hari n'ukundi kimugabo mugenzi ntabwo bariho ari fine afite amafaranga none se reka babaze ikintu kimwe indaya igiye ikaka ibyangombwa ikavuga ati ngewe ndi indaya ndabyemera igashyiraho n'icyapa akora ari icyapa bya resitora ari icyapa bya kantine ukajya ugenda indaya ikakorera ko isora itanga umusoro okay so question urambajije mu Rwanda biremewe ko yaka icyangombwa ishuri imisoro okay nimwe mu gutekereza nk'abanyarwanda uzagitanga icyo kibazo oyaje ibi ni byanya abanyarwanda mwebwe mufite kote zanyu muzabi judgingeho mubashaka ibyangombwa nk'abanyarwanda mwibohoye siko bimeze roko so hari kate bita Buyenzi, hari kate bita Bwiza, hari kate bita Cibitoki, hari kate bita Kamenge. Mundi mu Kamenge niho haba abari abazi. Niho haba ba nyiri ubutegetsi. Yabayobozi Kamenge. Cyakora urebye iwacu rokoke is fine iwacu urebye ni heza pe ariko so what iwacu ikintu bafite icyo wazi ikintu kiri iwacu bafite ikintu kibi nabazirirana nabangira ntibakundana bafite ikintu cyamoko nicyo kintu nabangira nizera ko barafite icyo kintu abarundi bene wacu nicyo kintu bakunda abanyarwanda icyo kintu mwakivuyeho kandi wacu baracyakizirikana bakikomprima baracyagikonfiranda nicyo kintu giye nkundira abanyarwanda ibintu mwabivuyeho kereye manje ndimukina yitekereza nicyo kintu mbemerera so what nicyo kintu bakundira so time minute nicyo kintu nkundira abaturage b'abanyarwanda nicyo kintu mwabi aki wacu baracakimindisha biracyahari nicyo kintu nangire iwacu nifuza no gusubirayo ngenzemera ngiye gushakiranga muntu umunyarwanda ese bazayimana uko umugore na 29 na karindwi mu kwa 10 na karindwi ako nabwe mu kwa karindwi nako nje ariko so okay so time life ni yanjye uko nabwe mu bintu 27 mu kwa okay life ahegeze kirege mbibabwira aho life moregeze na 29 ibintu bya hari umva mano ko byose ni program zarahindutse uko mbona abapozi beze ngubu ni 29 gahunda nari mfite ni 27 pe ariko hari business nari mfite cyo bundi yarampombeye ibyo ntabyo nzi birashoboka ko igihe byanye ko bijyana nabi gihe mfite business yanjye manega baranshi rero gifite byanye bandi nteganya yenda imana yabijyanga bakari none abarinshigirwa nawe 27 wamaze 27 ahita mugara muri mu kwa 10 no mu kwa 8 barinshigirwa mu kwa 9 mu kwa 10 ahita mugara bya ntabwo neza ndi kubwira se roko giye imodoka yanjye ahereye ku mapine man amapine
narayariye mpita nshaka umushoramari babaye miliyoni 9. miliyoni 12 izo nariye pe ndashaka umushoramari ndamubwira ati ngwino urangure ibisigaye nahise hamagara umushoramari atwara ibisigaye mani ngiye maze naramubabaje ariko so what ngiye maze arankunda uko maze niwe wambyaye rako aranyosa mutesha umutwe angwanaho urumva rako maze ari ikintu yankoreye mpora mvuga ati mana aramisi nijoro umubyeyi wambyaye niba afite n'ibyaha ntazi kuko umuntu agira ibyaha bye muwari ibyaha bye ko maze yankoreye ikintu rokoke maze kubiza isamvu ati giye mfite fiesta mfite fari njye ntabwo ntajya ko nzigara njyewe mana wari nsinjira umubyeyi wanjye ahari zisaha i target time bamvise no munsi ntago arayibona imana ufashe abone izo target time wenda life no muzi man live ambara mama yibona mama yarankoreye igitangaza rokoke yampinduye life njye ntabwo nari nzi ko nzigara nirema so bad ko life njye naciyemo nageze muri life bad ndavuga ati life bad is time ubuzima buranze kandi dot is family ngo risk family life yose family urumva ibaze family ubwo bati ngo that is time ngo you family ngo have but ibaze ubu family bivuza ko ubuze family ngo so bad ntawe uzi ibyo natekereza ariko dot me kuri njyewe kuti cyane n'aya masaha n'aya masegonda family yishobora ati so what ntabwo mbizi ariko njyewe uko ntekereza ku bwanyu ko mbona bo bashobora kuba bicaye bavuga ati semana aramisi nijoro Moses twamukoreye iki n'iki so what time ko that is man basi dufashe so niko njye mbitege so ntabwo mbyembizi so ntabwo njye niko mbibona kuwande gwanjye bashobora bati semana waranye urupfu dufashe njye ndabizi pe dufashe so kukubesha but is time family nari babaje mwana roko mwana ko ntubone aya mazi ndi kunywa roko aya mazi ya nindi kunywa aya mazi ntabwo zinoti igihumbi ntabwo nayikopesheje roko ntabwo nayikopesheje roko amazi zinoti igihumbi ariko ibase umuntu kuvuga ati hari mani barimo so what uhereye kuri mother so mother and sister nkurikira you hear me but that is